Ese ibi byo turabyitanga iki dore ko Nyagiso ari gutungura benshi muri ino minsi? Ati ngo byagenze gute rero dore ko uwo bita Kiramani tumumenyereye nk'umukinnyi wa filime nyarwanda, akaba akina yitwa Kiramani Empire cyangwa se mu mazina yiswe n'ababyeyi bamwita Niyonshuti Yannick. Niyonshuti Yannick ubwo aherutse kuri kamera abashije kuba yashimira bamwe na bamwe babashije kuba bashira na fondasiyo ku rugendo rwe rwa sinema nyarwanda, agenda avuga ati mwarakoze cyane, Imana ize ibaha umugisha, ati ibyo nagezeho byose ni mwe mbikesha, ati mudahari ati naco n'abandi co, ati ukomeze ni mwe mbikesha, ati Imana ikomeze ibagirire neza. Ariko uyo Niyonshuti Yannick cyangwa se Kiramani cyangwa se umwite Daddy nk'uko benshi bagenda babimwita, yabashije kuba iyi kariyeri ye abamo cyangwa se izi filime nyarwanda, avuga ko byabashije kuba byamugora cyane dore ko mbere yari umuntu wakubiswe umeze nabi uri mu buzima bugoye, ariko akabasha kuba yagana sinema nyarwanda cyangwa se gukina nka komedi muzi nk'urwenya, aribwo yarazanywemo n'uwo bita Nyagiso cyangwa se Kanyabugande Nyagiso. Ubwo rero yabashije kuba yazanwamo n'uyu Nyagiso, ari nawe agenda ashimira amubwira ati Nyagiso uko byagenda kose ngomba kumwubaha nkanamushimira ku bintu byinshi yagiye ankorera, ati yarakoze cyane, ati ni umuhungu mwiza, ati ndamwemera cyane, ati ndababwira n'impamvu mukunda cyane byimazeyo, dore ko natapfa no kuba namusuzugura cyangwa se mpfundure udushumi tw'inkweto ze, reka uzabicunge nta na rimwe njya nibagirwa Nyagiso. Nyagiso cyamwita boss, ni boss wanjye. Wow. Irene ndamwubaha kuri wawe wenyine udashobora kubyumva, nikabona nubwo nagira amafaranga aruta yiwe, sibyo? Nikabona nubwo najya kuri hit nkamurusha amazi arashyuha, ariko nibagirwa wabo wambeho. Ariko ubwo Kiramani yari yagiye kwa Irene Murindahabi, yabashije kuba yavugisha ukuri avuga ati ninahemukira umuntu wabashije kuba warankoreye ibintu nka biriya, ati Nyagiso ni umuntu wabashaga kuba yakoresha uburyo turakina turi kumwe, ati ni nayo mpamvu nabashije kuba namenyekana, ati urugero ati mwebwe mubona bitarenze, atariko naguha nk'urugero, ati abo twatangiranye, ati ninde ufite izina nk'iryanjye, ati ni bande ubona ko bateye imbere bifatika ku rwego nk'urwanjye, ati yuko Nyagiso akenshi y'amagarore zituma ngomba kugaragaramo cyane, bityo rero nkaba namenyekana. Ubwo rero uko byagenda kose Nyagiso nzakomeza mwite boss wanjye, ati kuko niwe wabashije kuba wamfasha by'inanga rugero, akabasha kuba yangeza kuri aka kageni, ati uko byagenda kose, uko natera imbere kose, kabone nubwo namurusha umutungo, ati ngomba gukomeza kumwubaha, ati byose niwe mbikesha, akomeza amushimira, ati nubwo hagati yanjye nawe twazanamo ibintu byo gushwana, ati nzakomeza mwubahe, ati kuko yankoreye ibintu byiza, ati dore ko iyo mbitekerejeho cyane numva bindenze, ati nkarushaho kuba namubwira ati Imana izagufashe, ati ku bintu byose wankoreye, ati ndagushimiye cyane umusamariya Nyagiso cyangwa se Kanyabugande nk'uko bamwita amazina menshi, dore ko nkwibutsa ko uyu Nyagise avukana nawe wita Nyagise, nawe baravukana, hakaza uwo bita umukobwa bakundaga gukina bakinanaga bita Keria,
hakaza n'umuhungu Ivan, dore ko bose ari abanyarwenya ubwo bavutse mu rugo rumwe, bose babaye abanyarwenya. Ni ibintu byiza kandi bishimishije, dore ko Nyagiso yabashije kuba yabazwa ikibazo, aravuga ati se, baramubaza ati se kubera iki wahisemo urwenya, aravuga ati nibyo nabonye bizana amafaranga vuba, ati dore ko nigaga nk'uko yabivuze ko yize PCB ubwo yabivuze. Ubwo rero Nyagiso ubona ko avuga ati kwiga nabonaga bitama amafaranga vuba, mpitamo kumanza nashaka amafaranga, ariko ubu Nyagiso nawe yabashije kuba yakiga neza. Dadi rero asoza avuga ati Nyagiso ndagushimiye, warakoze cyane, nzahora nkushimira, kandi uri bosi wanjye mwiza kandi mukuru usumba bose. Rero nshuti dukomeje gukora muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.